Reka rero mbasuhuze bifurize amahoro y'Imana. Mumeze mute aho muri kumwe nanjye havuga Imana muri studio z'ururembo rwera. Nizere ko muri kugubwa neza. Dukomeza ikiganiro kuri kubyerekeye Imana. Ikiganiro mbashimira kwa mukurikira. Twumva n'indirimbo ngo iby'Imana ikora biradutangaza. Ati rero iby'Imana ikora biradutangaza nta n'uwabimenya uko biri. Dukomeza ikiganiro kuri kubyerekeye Imana ku gice cya 23 cy'iki kiganiro. Ese wari uzi ko isi yahindutse? Bimeze bite? Rero dukomeza ikiganiro kuri kubyerekeye Imana ku gice cya 23 cyaho nicyo tugezeho. Igice cya 23 cy'ikiganiro kuri kubyerekeye Imana cyangwa se cy'ikigisho ukuri kubyerekeye Imana gifite isanganyamatsiko cyangwa se umutwe ugira uti ese wari uzi ko isi yahindutse? Bitewe nuko wavutse usanga isi, bitewe nuko wakuze, bitewe nuko wavutse usanga isi wakuze uzi uko wayisanze, uzi ko uko wayisanze ariko yaremwe, ariko hanyuma uza kujya wumva inkuru zivuga ko isi yahindutse, ndetse hari nubwo ujya wumva inkuru zivuga ku murwa mwiza wabaga mu isi witwa Edeni. Ariko uribaza uti ese ibyo byose byagiye he? Ninde wahinduye isi? Isi yahinduwe n'abantu, ariko ntago bayihinduye nziza, ahubwo bayihinduye mbi, kuko ku buryo akenshi na kenshi n'imibabaro iriho iterwa no guhinduka kw'isi. Bwa mbere isi hinduka ni igihe abantu bari bamaze gukora icyaha, bambuye umurwa mwiza wa Edeni maze irazimira, kandi kuva icyo gihe nta muntu wongeye kuyibona. Kuva icyo gihe isi yabahindutse mbi, kuko umuntu nawe yari yahindutse mubi. Hanyuma ikindi gihe isi yahindutse ni igihe cy'umwuzure w'isi yose. Ubundi mbere umwuzure w'isi utaraza, isi yari nziza iteye neza, ahantu hose haringaniye, nta misozi yabagaho, nta bishanga byabagaho, amazi yagiraga ahantu hamwe yabaga yirumbiye, n'ubutaka bukaba hamwe. Hanyuma rero mu gihe cy'umwuzure w'isi amazi yarahoreraga maze agafata ibyondo akabirundira hamwe, nuko mu gihe amazi yagendaga akama, bya byondo byagiye biguma aho amazi yabirundiye, nibyo byavuyemo imisozi. Naho hariya mu bishanga ni ahantu amazi yakomeje kumanukira, hanyuma amasoko yo mu misozi ni amazi yakomeje gukamuka muri bya byondo. Ni nuko amasoko yo mu misozi yabayeho. Hanyuma kandi isi yagiye ihinduka mu miterere kubera imitingito n'ibisasu binini byagiye bigwaho. Ibyo byose ni byagiye bihindura isi. Gusa mu byahishuwe igice cya 21 avuga ko Imana igiye kurema isi nshya ndetse n'ijuru rishya. Tuzabyigaho mu bice biri imbere. Hanyuma reka mbashimire naha iki gice kirangiriye, mbifuriza kugira amahoro y'Imana. Mugubwe neza muri Kristo Yesu, kandi amahoro y'Imana bane namwe. Mwari kumwe navuga Imana Moyize mu kiganiro kuri kubyerekeye Imana. Ikiganiro mbashimira kuba mukurikira. Shalom.